twikomereze na story time yacu. Ubu kuntu byaje kurangira byarangiye nyine mbyihoreye kuko nari n'umwana rero ntago niriwe ndwara indege nahise mbyihorera nyine mbivamo ndabyibabarira hashize ibyumweru nk'icyumweru n'igice gutyo bibiri byari byamaze kumvamo nari namaze no kubyibagirwa ko natendetse abantu babiri nkafatwa. Twikomereze rero ubwo rero haciye icyo gihe umva amaze kongera agaruka mu buzima busanzwe na Mutoni twongeye kubana neza nta ribi reka amazi azabure muri quartier. Amazi namara kubura urumva nyine hari ukuntu amazi abura mukaba mufite nk'akazu k'amazi aho mujya kuyavoma handi y'amazi yabuze mu ngo ariko none ku kazu k'amazi amazi yari yabuze ahantu hose amazi yari yabuze usijya abantu bari bafite amazi y'imvura. Ubwo Mutoni arambwira ati noneho urankurikana tujya kuvoma abarambi bitanye anjyanye hehe anjyana ku biro bya perezida. Nabona bwa abaturage bwanjye ntago nari nzi ngo ibiro bya perezida bibahe ntago nari nzi ngo bivahe bijyahe. Turakugendeye no ku gikari cyo ku biro bya perezida. Arabanza we yisigaza inyuma mu kunshuka arambwira ngo genda ngo ugende ngo uhara ngo kuri iriya gate ngo ukomange ngo usone gukande ku ruhande ngo usone ngo baraza ngo babwire bakingure baguha amazi. Nyashya baba ndagiye senzi naho ngiye nzi nibyo ngiyemo nzi nahantu ngiye burya afite ubudahangarwa byahehe byabe nyine n'ubuturage bwari bwose bandagiye niyemeye nifunze bukwasi mbandagiye ngiye kuntuza mba nkubitanye n'abajepe sinkubitanye nabo hari ubwo mbazi bati bite wa mwana we uravahe ukajyahe njyewe rero narinje kuvoma bati narinje kuvoma amazi yabuze bambwiye ko hano ariho muduha amazi y'amazi yabuze hano ngo ntago ajya abura. Barambonye baraseka bagataka kana ni kazima nako nyine ntibabyitaho ariko ntibanditse ngo ngende barankinguriye ndinjira. Mutoni abonye bigenze uko ubwo bwaramwishe yasubiye inyuma ajya kuyibwira nyina ati ngwino utabara umwana w'abandi none ndamutanze ahantu mwinjije bararamukingiranye sinzi niba ari bunavemo sinzi uko biribuze kugenda niba wenda baratekerezaga ko ndakamaniko simbizi barambaje ati se ndi muntu wakubwiye ko hano hantu dufite amazi cyangwa tuvomesha. Nabwo ni Mutoni wabimbwiye bati Mutoni se nuwe ni na hano hepfo ntumanutse gatoya nti hano hepfo niho dutuye mupfana ikisi umva navugisha gukuri niba bwira ngo navugisha gukuri ku buryo nashobora no kukubwira ko twaburaye kuko twaburaye. Umunwa wanjye wari umunsi ndagiye maze ndadoda koko ndabadodera mbabwira ukuntu amazi yabuze mbabwira ukuntu byagenze no kugira ngo ngere aho ngaho. Ubwo rero uwo munsi hari bashaka kuba nyine hari muri weekend nta bantu benshi bari bahari abenshi nyine ntago bari bahari. Umuntu wari ubakuriye uwo muntu numvise ngo akazi yakoraga niba ngo arateguraga ingendo za perezida niba arateguraga simbize ariko nyine niwe wari umuntu wari ukomeye muri abo ngabo bari aho ngaho. Ubwo baravuganye kuri bya bintu byombo byabo arangije ahita ababwira ngo nibamunyoherereze muri ofisi ye. Mwabantu mwe hariho amakaro nahingutse ku makaro nireba nkibona nangira kugenda nireba noneho winjira mu miryango nka 500 bari kugusaka ngaho hari aho unyuruka bagasikana ijisho hari aho unyura bagasikana n'umunwa n'amazuru. Ubwo narakomeje imbere mpinguka mu biro ariko nyiri biro ntamubona kubera iki yari yicaye asa nkaho anteye umugongo yicaye muri za ntebe zo mu biro nyine zimwe zizenguruka. Ndabanza ndahagera nitegereza imitako irimo ndeba ibitanu by'imitako ndeba amakaro meza abonerana abarahindukiye ati bite ni byiza niba arazi ko ndi bumutinye amakuru ni meza arambazana umva uko nasubije abo kuri portail nawe niko namusubije. Arabanza arambaza ngo yarambajije ngo se ngukorera uruhe mutwe mpita ntekereza imitwe y'abantu biwacu mbaro wa Mutoni mbaro wanjye ngo se si nk'imitwe nk'itatu. Ahita seka ambaza amazina yanjye ambaza amazina yose ndamubwira disa itabona ko ndakacucu kibereye aho ngaho ntiyagira ikintu nantwara. Arangije tahamagara umwe muri babandi bari banyakiriye aramubwira ati umwana rero ayo mazi ashaka ni muyamuhe kandi mugende muvomera iwabo ku buryo ibintu byose umuhava ari bo babwiye ati murekeraho. Mutoni agiye ko nabona ndahingutse n'umujepe inyuma yanjye n'intuza niyo ndugaba ari umujepe cyandi gupfa kuvugishwa. Urumva nago mbizi simbizi bibi bisobanukiwe.
ubwo ngubwo aranzanye n'amazi inyuma yanjye, turaje arantwaza tugera mu rugo. Umva uko yakabimubwiye niko yabikoze. Uwo muntu rero ukuntu yitwaga Chris, uwo nyine uwo muyobozi wabo. Ubwo nkaba yari yanyetse nimero za telefone kuko iza Mutoni arizo narinzi mu mutwe, kandi mwibuka ko ya telefone bampaye nayirekeye Mutoni. Ubwo ndangije mubwira nimero za Mutoni mu mutwe. Nageze mu rugo nsanga bamaze guhamagara Mutoni, nsanga Mutoni bamukubise, nsanga bamupfukamishije, mbese induru zavuze mu rugo. Ariko ubona ndatashye kandi ntahanye amazi. Mutoni ati niko uvuye hehe? Ndabwira ni mvuye harani ku gipangu kimeze gutya na gutya, ndamurangira. Ati wagiye uvuga ngo iki? Nagiye mvuga ibyo uko Mutoni yabimbwiye, ariko mbisubiramo. Mutoni ati kandi ibi byana bizankoraho. None se nk'ubwo inde yakubwiye ko ari ahantu batanga amazi? Kandi bayampaye ati ntuzongere gusubirayo n'undi munsi, hari ntago batanga amazi. Ndisa ahubwo ndabyumvise. Ubwo Mutoni nyine inkoni zari zamwishe kuko yari yazi ubwenge, yari azi ibyo yakoze, bakunde nyine abana baba bakubagana. Reka rero wa mugabo yahamagaye Mutoni. Amaze kumuhamagara ubwo ngubwo amubaza neza. Nasanze nyine ibintu yenza kuba ndi umuntu ubeshya, nari gufatwa. Ariko nyine Mutoni nawe nubwo yandushaga ubwenge ko nawe yari inzanga nkanjye, yavugishije ukuri, amubwiza ukuri nyine byose. Noneho wa mukirisi atangira kuzajya aza kunsura, akaza niba yaragira ngo amenye niba ntari nk'akantu k'agatasi, simbizi. Yakomeje kugeza kunsura. Umunsi umwe araza aganirana mu Mutoni, yaraje nyine aba inshuti y'umuryango, aba ariko mbivuga. Akageza ku mugoroba akaza akambaza amakuru meze gute. Nuko noneho umunsi umwe arambwira ati rero ndashaka ko hari ahantu tujyana. Ese ni hehe? Ati ngwino mpakwereke. Ubwo Mutoni ankoraho riraka, niwe wari costume design wanjye, arandizayininga neza. N'undi bankubita mu modoka utabona baranjyana. Ubwa mbere nari ninjiye muri hoteli. Mbaze ngo hoteli yitwa ngo iki? Nimunesha umutwe ntago nyibuka. Icyo nzi cyo nuko banyinjije muri hoteli. Mu hoteli yigezemo mbona numva harahumura, mbona n'ahantu hadanje, mbona hararenze. Noneho baraje barambaza ngo bampiki. Ubwo muzi ikintu natse niyakiye amata n'amandazi. Noneho umuseriveri aranseka, ariko mu kunseka nyine birangira bazanye menu. Arangije abari gukoresha komande, anyashyira inkoko, anyashyira amafiriti. Noneho abarambwira ati amata ntahari, hari fanta. Fanta barayifunguye. Seriveri yahindukiye ageze ku muryango, fanta namaze kuyigotomera nayimaze. Ndetse ndimo ndanokerwa mu muhogo, nayo ndikokerwa mu muhogo kubera kumira fanta. Buriya fanta ntago wayigotomera, ntago ari nk'amazi kubera harimo akantu k'akagazi ukuntu. Fanta ya mbere mba nayimaze, fanta ya kabiri, fanta ya gatatu. Mbese nk'uko yagiye kuza nahaze nujuje kurya. Noneho ukuntu naryaga, ubundi umukirisi yari yandebye, arandeba aranyihurira, areba indi gukora, akajya aseka gusa, akabona ndakantu meze menya nk'akantu k'agapupe kamuri imbere. Ibyo birabaye birarangiye. N'ukuntu nari ibyo ndabisimbutse, nisize amavuta ahantu hose, binuza urona nyine ishikwi inyama bene no gutya ku ruhande, ukizuzaho ibyo simbivuze. Birarangiye ndatashye, mbaza inkuru. Urumva iyo natahaga mvuga buri akantu nibagirwaga, ibanga nicyo nibagirwaga. Nukuvuga ngo niba n'ijambo yambwiye nagomba kuza byose nabibrotse, nkicara hasi nkamera nk'akaradiyo bacometse cyangwa se bashyizeho amabuye mashyashya, nkabarira inkuru abantu bo mu rugo. Twajya kujya kuryama, buri wese ari kugenda ahunyiza kubera umunwa wanjye. Murumva nyine nk'uko namwe ndi kubabarira inkuru. Reka rero igihe cyo gusubira ku ishuri kizagera. Ubwo icyo gihe nari narakoze ikizami cya leta. Narigaga mu wa kabiri segonderi, nari mvugishijwe. Ubwo arangije amenya ko nzataha, kandi nari naramubwiye n'iwacu hariho byose. Umunsi buri wike tutaha, yaraje aramfata njyana muri Simba. Noneho ngenda muri Simba, mvuye muri parikingi. Urumva ndazamuka, turagenda tujya muri Simba, turagenda angurira ibikoresho byose umunyeshuri akenera, amakayi, amakaramu, ibitindagasani byose, byose kugeza no ku mpapuro z'isuku byose arabingurira. Ndetse yanguriye n'indi varize isimbura iyo najyanaga, ko nari mfite ko najyanaga nyine twatu omega, haragezweho za omega bakura. Angurira iyindi omega noneho ya dangerite iyo nari mfite. Arangije si ibyo gusa, yaranamfashe amarifti aranyura ngeze iwacu mu rugo mu cyaro mu ntara. Bagiye ko nabona iwacu mbona ndahingutse mu modoka y'imikara atabonana. Ubwo narahingutse rero
mfite inkuru maze guhinguka. Ubwo nyine abaturage b'iwacu babona nje mu modoka ya danje, bari bamenyereye ko nza kera hari hagezweho imodoka zitwaga okapikari, murazibuka? Nizo twagendagamo. Umuntu wagendaga muri okapi cyangwa muri za berivederi yari umwana wa danje, ubundi nizatwegerane nizo twagendagamo. Ariko icyo gihe ngewe nari maze guca akenge, nsigaye ngenda muri okapi, nsigaye ngenda muri omega bege, aho hose nasigaye nzi kugendamo. Ariko noneho kuri inshuro narinje mu modoka zimeze gute z'umukara, ndetse n'abarinzi be twari kumwe. Araza tugira mu rugo, mama aramwishimira, abavandimwe banjye baramukunda, abasaza banjye, nuko nyine atangira kuba inshuti y'umuryango gutyo. No ku ishuri katikati aho nigaga segondere arambibita nangeza ku ishuri noneho Buki nari mfashwe nk'icyana cy'ingagi, yaragiye anyishyurira muri kantine, nkajya muri kantine nkajya njyana uwo nshaka, abantu twiganye barabizi. Urumva mbese nari nyoboye hahandi yanazaga kunsura ku ishuri bakamuma, urumva akanganiriza, akansabira uruhushya, akansohokana mu kigo, akanjyana, akangurira. Urabizi abanyeshuri bafite indambi yabananiye, nkagenda nkajyanze nkajya kwirira, nkagaruka nza meze nk'akaradiyo bacometsemo amabuye, nza doro yose nayikoranyije nyibwira. Urumva reka rero kera hakabaye ibyo byose bibaye umunsi umwe, ubwo hari mu gihembwe cya nyuma. Ubu nari maze kumenyera ko aza kunyura ku ishuri, ntegereza ko aza kunyura ku ishuri, ndaheba. Ariko nyikora mbona imodoka yiraje, ariko ntago rewe waje. Ariko hari ahantu nasimbutse rero. Hari umunsi noneho yaje kunsura ku ishuri bwa mbere. Icyo gihe nari nasuriye mwarimu, urumva noneho barantora bamfukamisha hanze, ahinguka mu kigo. Noneho kwa kundi nyine umuntu w'umuyobozi yinjiye mu kigo, abayobozi bakagira ibintu byose baba bashaka gukurininga ibintu byose kugira ngo abayobozi basange ikigo kimeze neza. Directrice akajya ambwira ngo ni mfukamuka, aho mfukame ngiye nkagira ngo rikumbwira ngo ni mfukame neza, ubwo nkarushaho gupfukama. Ubwo ni nabwo yambonye uko directrice agumya ambwira ngo nimpaguruke. Abarabibonye bari bari kumwe, barimo bamanuka gutya kuri biro ye, ahubwo bahita bandembuza. Icyo gihe abakobwa babasiziyemo baragenda banyigira inshuti, bari bazi ngo ni musaza wanjye. Ubwo bagira ngo harazabatereti abeg. Ubwo rero ukuntu byaje kurangira, ngiye ko nambona mu gihembwe cya gatatu, mbona ntago ari buje kunyura, noneho ni umushoferi uje kumfata. Sinabitindaho, wumve ngo nari maze kuba nk'icyana cy'ingagi, nsigaye mfashwe nk'icyana cy'ingagi. Ndatashye, mu kugera mu rugo nsanga abantu gure surprise. Anniversaire yanjye yabaye ndi ku ishuri ntibayifite. Ubwo noneho birangira anniversaire bayifetereye mu rugo, nsanga nkihinguka, ndabanza nkubitana n'akanuza na welcome bari banshyiriyeho, nka kwa kundi abageni binjira bakabahereza akariba bakagakata. Nanjye mba ndagakase ka welcome, mba ndinjiye, indirimbo reka zivuza ubuhuha, nsanga mu nzu harahumura, reka manya ari hoteli yari yadutekeye. Abaturage bo mu cyaro ubwo ngubwo bari bakubise buzuye, bahuruye, bazi wagira ngo nasabwe cyangwa se ni nk'iki simbizi. Yawe nsanga na anniversaire baneguriye amakeke, aravuza ubuhuha, turaserebura, birarangira. Nawe yari ahari, urumva bari bampangiye n'ibyo ndi bwambare. Ubwo rero muri uwo mugoroba mwumva ikintu cyaje kuba. Tipe wanjye reka ngo ashake yuko kumbi ngo yari yarankunze, we mujye munyumvira, ngo yari yarankunze no kuko Imana. Ubwo nanganaga nte, narakana, nari amafuti, narakanukana gusa, nari keza nkuko njya mbibabwira, nari keza, ndagakobwa karekare keza kagize nyine kanyoroye. Ariko nari umwana, haba mu bitekerezo nari umwana, haba mu myaka nari muto pe, ku buryo ntari no gutekereza ko uwo muntu yankunda, kuko yari umukire cya mbere, yari umuntu wiyubashye, ari umuntu uri smart, ari umugabo w'igikwerere mwiza, ufite amafaranga ye, ufite abamurinda, ufite buri kimwe. Ntabwo numva ko yakunda akajuga nkanjye. Inkuru nazumvise gutyo zihita bambwira ngo bagiye ngo kunegurira ubukwe, ngo mbane na Chris. Mbyumva bihita gutyo, bica mu matwi kumwe, bihinguka mu kundi, ngira ngo ntabwo ari njye bavugaga. Ibyapati birangiye, urumva umuryango wanjye yaramaze kuyiyegereza, mama, abavandimwe bose baramukunze, basaza banjye bose baramukunze, baramusariye. Ubwo haba inama y'umuryango. Inama y'umuryango rero icyabaye kwari ukugira ngo banyumvishe yuko ngomba gukora ubukwe nande na Chris. N'imyaka y'ubukwe itaremera, umenya hari yari kungurira imyaka, ariko kuko yari umuntu ukomeye bari kubikora buriya.
icyari gihari ngo nuko yaragiye kujya mu butumwa, niba ari ubutumwa niba ari ibiki sinzi, ibintu yaragiye kujyamo muri Amerika azamarayo. Nukuri mwabantu mwe, niba ari ihurizo ryambanye, ihurizo niryo. Uwo muntu ukuntu nawe naramufashe, njye naramufashe nk'umuntu wikundiye ubusazi bwanjye, akanyikundira ukomeze nyine, akamfasha nyine kubabonaga ndakantu k'abaturage kari aho ngaho wenda akanyikundira bisanzwe. Njye namufataga nk'ikisi, nka musaza wanjye mukuru se, reka mbivuge uko, kuko maze no kumenyerana nawe yagiye ampamagaraga akambaza ku bintu bigendanye no guteretana, mbaza sugira sheri, nawe mfite agatipe twateretanaga ko twakundanye kera turi muri primaire. Ubwo ako ngako nyine kari ako mu cyaro, kakane n'ubundi mukundana uri mu cyaro, wazi Kigali ukahita uba ufite uw'i Kigali wo kurimbana, wasubira mu cyaro nyine kakaba ari ako mu cyaro kari aho kagashuti nyine, ariko nyine ugakunda ko katajya kava aho ngaho hose bagenda, ko kakaguma aho ngaho. Ubwo nayo narakamubwiye, mubwire nyine ku gafisi kanjye twakundana, njye narabimubwiye. Urumva namwisanzuragaho nkamubwira inkuru zose tu, ko namufata nk'umuntu mukuru ngewe. Ibintu bakimara kubimbwira, feri ya mbere nahise nyifungira kwa fisi, kwa kagasheri kanjye. Ndagenda njya kukabwira, nkabwira ibintu iwacu bashaka kunkorera, nkabwira ukuntu bashaka kunshingira ikintu cy'igisaza. Urumva? Arambwira ngo ubwo ngubwo ngo ukunze abanyamafaranga, ngo urantaye, ngo ibiki. Nanjye nkumva koko nabamutaye, ndangije ndabyanga. Basaza wanjye baranyicaza, wagashwiwe wamenya ubwenge ko agiye kukujyana muri Amerika, akagenda kwishyura amashuri meza, ugakomeza ukiga ko muzabana ari uko warangije amashuri yawe, ko azabidusinyira mu masezerano tuzagirana, ko mutemere kwita mubana, ko icyo ashaka ari uko mujyana muri Amerika mukagenda kandi muri couple, kugira ngo abone uburyo bworoshye bwo kukujyana, ko ariyo mpamvu ashaka mubanze mukora ubukwe, hari ubwo muzahita mubana, ubwo uzahita uba umugore we. Ibyo ngibyo noneho natekereza ukuntu mbona ababodyguard bamwirirwa inyuma, mana yanjye ngatanekeza ukuntu ababodyguard bazajya banyirirwa inyuma, nkumva simbishaka. Disi umuntu iyo akiri umwana rero atazi ukuntu iyi si ikanuye, aba ari aho yasamye, nanjye nari aho nasamye ntatekereza ko nzarangiza kwiga nkabura akazi nkajwiragira. Nkumva nkavuga ntibundi se imyaka afite n'ibintu afite nge nzayigira mfite ibingana gute, n'ibenda nge nzaba narabaye minisitiri w'intebe Kigali. Nkumva nyine umva ibitekerezo abavandimwe bari kumva, nkumva simbishaka, nkumva barimo barantahigiye ahubwo bari kuntera umwanya. Nuko ubwo cyakoze yari umuntu ushyira mu gaciro, ahamagara mu rugo bamubwira ko byifashe, bamubwira ko nyine ibintu ntari kubyakira, ntari kubyumva, ansaba ko najya bamumpa nkagenda nyine nkaba ndiwe nk'iminsi n'ibiri, akabanza nkamutinyuka, akanyitinyuraho muri make. Ndabizi wasanga haratangiye gukeka utuntu ntazi. Ubwo imodoka yaraje nk'ibisanzwe, nari mabuja, baranjyana bangiza ibishanu, ubwo nari nkandagiye mu rugo rwe. Hari heza, yari inzu nziza igeretse, shato ya danje, haparitse mu modoka menshi, hari abakozi batandukanye, habaga hari abakozi bo muri jaride, hari abakozi bakora amasuku, hari abateka, bose bagiye bambaye ama uniform atandukanye, wajyana muri hoteli kandi ngo ari mu rugo rw'umuntu we, ntuza we. Yewe narageze noneho muri iyo minsi ibiri, nta nubwo twaraganiraga se, reka ndagenda bampa icyumba cyanjye nararagamo, urumva nkagendamo nk'icyakoze nkabona n'ubuzima bwiza. Ariko nakwitekereza ka fisi kanjye ko mu cyaro nta hadata, ni njyewe ndacyari mutoya, nta mpamvu zo kugira ngo nze nsare ngo ngiye ngo kubana n'umuntu ntanakunda, ngo kubana n'umuntu nanduta, mwumva wapi, mwumva ntibijyamo pe. Mana yanjye ntabwo yigeze asa ngo aze nko mu cyumba cyanjye kunsagarira, wapi. Nari mfite abakozi bashinzwe kumbyutsa, abashinzwe kunzana breakfast, ubundi we twabonanaga ku mugoroba tukarebana filime, tukicara tugatera story. Rero wa munwa wanjye ngewe nabaga nifitiye umunwa nkivugira, bazaniye udusnacks nkirira, ibyanjye ko ari ukurya no ko nta kintu twagana nyine. Nari umwana pe, nari umwana n'ukuri pe, nta n'igitekerezo bari kumbwira ngo kigendanye ngo n'ibintu by'ingo se, ubundi gore kumenya muganiriza ibiki. Nawe rwose ni umunyabwenge, akamenya kuntwara nk'abana, yananjyana akansohokana ahantu nyine mu bana mu bipupe, akanyijyanira ahantu hajya kumera nka za Bambino hibereye ibintu by'ibyicundo. Ubwo
gusa nagaragazaga igikuriro ariko mu mutwe wapi, mu mutwe nta byari birimo, nari biraho nyine, nari ndaho. Inkuru yanjye rero ukuntu byaje kugenda, si ubundi ubu ngubu nkahise nkayikatira hano, ubundi nkazabakomereza inkuru iki nkuru nyisoze, sibyo? Noneho nzababwira ukuntu byaje kugenda nyuma. Nimumva mushaka kumenya ukuntu byaje kugenda nyuma, mubinyandikire muri comment, nzabakorera part 3 y'iyi nkuru, story time. So guys, Katness nk'isangwe, mana yanjye kujya mbagezaho inkuru, mbabarira inkuru ndikabara nkuru mwiza, urumva, mbabarira inkuru mbabwire, ntimukajye kure, mwe mukore subscribe, mumpera y'iki nkuru nimuyikunda, mumpa ama comment, mumbwire niba mukeneye n'izindi nkuru nyinshi mba nzifite, ngiye mfite inkuru. So guys, dusubire mu nkuru ikurikira. Ndagushimiye babanye nanjye kuva inkuru nyitangiye kugeza naho nyigejeje ubu ngubu. Nushaka kumenya ukuntu byangendekeye, ubinyandike muri comment, ubundi mbakorera ikindi gice.